reka nongere mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu. Uyu munsi nta gutinda tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bikugaragaza nk'umukire kabone n'ubwo waba utariwe. Akenshi njya numva abantu bavuga ngo kuba wagaragara nk'umukire, kuba wagaragara nk'umuntu ukize kandi utariwe, oya ngo si ibintu byiza, ngo umuntu abakwiye kwigaragaza uko ari. Niba ukennye ukigaragaza nyine nk'umukene, niba uri hagati aho ngaho ukigaragaza nk'uri hagati aho ngaho, mbese nyine ngo kwigaragaza uko utari ngo ntabwo ari ibintu byiza. Ariko buriya kwigaragaza nk'umukene kandi nanone ukize, buriya ahubwo nibyo bintu bitari byiza. Ariko kuba wakigaragaza nk'umukire kandi ukennye ni ukwihesha agaciro, njye nabonye ari n'ibintu byiza cyane. Tugiye rero kurebera hamwe ibintu bitanu bikugaragaza nk'umukire kabone n'ubwo utariwe. Ariko mbere yuko yenda turebe ibyo bintu bitanu bikugaragaza nk'umukire kabone n'ubwo utariwe, ahubwo tugiye kubanza turebe ese ubundi ni izihe mpamvu cyangwa ni iyihe mpamvu nkwiye kugaragara nk'umukire kabone yenda n'ubwo naba ntaraba umukire, niye mpamvu nkwiye kwigaragaza neza. Kuko buriya mbibutse yuko nta mukire ugaragara nabi, umukire wese agaragara neza. Ahubwo ukibaza ngo ni ukubera iki nkwiye kugaragara nk'umukire kabone n'ubwo naba ntariwe, niye mpamvu nkwiye gukora ibyo bintu bitanu turi burebere hamwe yenda nkagaragara nk'umukire kabone n'ubwo ntariwe. Twagiye rero yenda ku mpamvu ya mbere. Impamvu ya mbere, buriya mu masegonda ya mbere umuntu akikubona ukigaragara neza, akikubona uturutse hariya, niba ari ahantu winjiye abakabona uri kugaragara neza, hari imiryango y'amahirwe buriya bifungura utari kuzigera ubona iyo utaza kuba wari umeze gutya. Ushobora kujyana n'umuntu ahantu, yenda nko mu bukwe muzabibona, ushobora kujyana n'umuntu ahantu mugiye kunywa mutaratumiye, simvuze ariko ngo mujye muvumba, ariko bibaho. Ushobora kujyana n'umuntu ahantu ariko bakamwakira neza kubera yuko yambaye neza, ariko we bakagusigaza inyuma. Tuvuge yenda nk'akantu abantu benshi bakunze kubona umuntu wambaye neza nyine bakabona mu ishusho y'umuntu ufite ubushobozi bwinshi cyane, umuntu w'umunyabwenge, umuntu usobanutse, umuntu washobora ikintu icyo ari cyo cyose. Mu masegonda make bakimubona akinjira ahantu bari, niba ari ahantu uhagaze, niba ari ahantu uri kugenda, niba ubaciyeho bahagaze nk'ahantu ku muhanda, mbese ahantu nyine uciye bakikubona umeze neza bahita bagusomamo ubushobozi kabone niyo waba utabufite. Hari abatangira gutekereza yuko ushobora kuba uri umuntu uhambaye. Ufashije nk'urugero, yenda ushobora kujya kwakana n'umuntu akazi ahantu, mukagenda mugiye gusaba akazi cyangwa ukahahurira n'abantu baje gusaba akazi, ariko uwambaye neza buriya aba afite amahirwe menshi yo kuba yabona akazi kurusha utambaye neza. Atari ikindi yamurushije, oya, ahubwo kuba yigaragaje nk'umukire, kuko yaje gusaba akazi nibyo arashaka amafaranga, ariko kuba yaje gushaka amafaranga hari uburyo ari kwigaragaza kandi ari kugaragara nk'umukire kurusha uwo nguwo. Uwo nguwo rero bafite amahirwe menshi yo kuba yabona ako kazi muje gupiganira. Mwese mufite ubushobozi bumwe, mwese mufite amahirwe amwe, ndetse n'ibisabwa babasabye mwese mwazanye ibintu bimwe, ibyangombwa mwese murabyujuje. Ariko kubera yuko we yambaye neza ashobora kugutwara ikiraka, ashobora kugutwara ikiraka akazi akagatwara, kandi yenda ari we wari ugakwiriye, hari ibindi bintu byinshi umurusha, ariko ugasanga we akazi aragafashe kubera mu masegonda ya mbere akinjira bahamubonye neza, bahita babona yuko nyine yabemeje, yabakonfirmye mu magambo makeya. Tujye ku mpamvu ya kabiri rero ukwiye kugaragara nk'umukire kabone n'ubwo waba utariwe. Buriya kugaragara nk'umukire bishobora icyizere kibyara icyubahiro. Abantu bashobora kukugirira icyizere, icyo cyizere kikazarangira kivuyemo icyubahiro. Urugero, buriya umuntu wambaye neza cyangwa uri kugaragara nk'umukire, umuntu witwaye neza, ufite discipline, ufite ibisabwa byose nyine ku buryo umureba ukabona ni umuntu uri seriye. Akenshi niyo agiye kwiyamamaza yenda ashaka nko kuba umuyobozi, ari ubwa mbere ayoboye, yenda nta experience afite, buriya umuyobozi bakuvuga ko agomba kuba yambaye neza. Si ibyo gusa yenda, ahubwo atari no kuvuga ngo yenda ngo agiye kwiyamamaza ngo arashaka kuba umuyobozi, oya, kuba yubashywe muri society nabyo bimwongerera amahirwe. Kuba wabona umuntu wambaye neza, abantu yenda ubaciyeho, yego, cyangwa n'ahantu winjiye, cyangwa n'ahantu uri kumwe n'abantu runaka, wambaye neza, umeze neza, usa neza, uri umuntu nyine ufite isuku, ku buryo umuntu wese akureba agahita abona yuko utandukanye n'abandi bose bari aho, agahita abona yuko uri umuntu uri serious. Biriya bintu rero bituma n'ubundi uba wubashywa aho muri iyo sosiyete uri. Niba ari ahantu ugiye gusaba serivisi cyangwa ubufasha runaka, ni ahantu runaka, ni ahantu kuri biro ugiye, ni ahantu ku buyobozi runaka, buriya serivisi uyibonera ku gihe, kuko hari n'igihe baba bagukeka bavuga bati uyu muntu wambaye gutya ashobora no kuba atari umuntu usanzwe, kuko baba bavuga ko bashobora no kukurangarana ukaba wabahanisha. Si icyo gusa,
buriya gufatwa neza aho ariho hose, ahantu hose ugiye wambaye neza, buriya bakikubona umeze neza, uri umuntu umeze neza, uri siriyasi, aba hantu akenshi rwose ufatwa neza. Niba ari n'ahantu bari kwakira abantu, hari n'igihe akenshi usanga bakwakiriye mu ba mbere. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ahubwo buriya ikindi kintu cya gatatu cyangwa indi mpamvu ya gatatu ikwiye gutuma ugomba kugaragara nk'umukire kabone n'ubwo utari we, buriya ni ukwizerwa no kuba wabona imikoranire. Buriya niyo mpamvu uzabona abantu benshi bakora ibintu by'amabizinesi cyangwa imishinga, abashoramari, abacuruzi, abantu bafite inganda, akenshi nyine bakwiye kuba bakunda kuba bambaye neza. Iyi mpamvu rero ni iyihe? Buriya ni ukuvuga ngo iyo ageze ahantu agiye gupiganirwa isoko cyangwa mbese ari nk'ahantu hashobora kuboneka amahirwe y'imikoranire na leta se, n'abandi bashoramari batandukanye se, na bagenzi be b'abakire se, uriya muntu wambaye neza w'umubizinesimani ariko akaba yambaye neza, ari umushoramari, ari umucuruzi, icyo yaba akora cyose, ariko buriya bafite amahirwe menshi yo kuba yabona abantu bagirana imikoranire nawe atavunitse, kubera ko bamubonyemo icyizere cy'uko ashobora kuba ari umuntu mwiza, kandi ashobora kuba ari umuntu usobanutse, kandi ashobora kuba ari umuntu babona gukorana nawe byazababyarira inyungu, kubera baruzi yuko ari umuntu wiyubashye. Iyindi mpamvu rero ya kane ishobora gutuma cyangwa igomba gutuma ugaragara nk'umukire kabone n'ubwo utari we, buriya inzozi zawe zishobora kuba impamo. Buriya kuriya kuntu ushobora kwivuna ushaka kugaragara nk'umukire kabone n'ubwo utari we, kiriya gihe buriya inzozi zawe zishobora kuba impamo, kuko nawe ushobora kureba ukavuga ati yewe guhora ngaragara nk'umukire kandi ntari we, ibi bintu si byo, biravunana, ngomba gushaka uburyo ngaragara nk'umukire kandi noneho nkabana bawe. Buriya ugasanga utangiye kugira ibitekerezo bigushyigikira cyangwa ikintu uzajya ukora n'ubundi bikarangira n'ubundi ubaye umukire. Si ibyo gusa, buriya n'imitekerereze yawe irazamuka kubera guhora uvuga ati ngomba kugaragara nk'umukire kandi n'ubundi nkaba n'umukire. Buriya imitekerereze yawe irafunguka, ugatekereza cyane, bigatuma wabona n'andi mahirwe cyangwa wagira ibitekerezo bishyashya byo kugira ikintu wakora, ubundi bikarangira ubaye umukire. Ibyo byose rero ni byiza cyangwa ni impamvu igomba gutuma ugaragara nk'umukire kabone n'ubwo utari we. Wowe uri kumva iki kiganiro muri aka kanya, ugomba gushyiramo imbaraga ukajya ugaragara nk'umukire kabone n'ubwo utari we. Ubu rero noneho tugeze kuri bya bintu bitanu nyirizina twavugaga, ariyo ngingo ya mukuru y'uno munsi shaka ko tuganiraho. Ibintu bitanu byakugaragaza cyangwa bikugaragaza nk'umukire kabone n'ubwo utari we. Nyuma yo kubona yuko hari inyungu nyinshi wagira bitewe n'uko wagaragaye nk'umukire kabone n'ubwo waba utari we, noneho tugiye kureba ese noneho ni ibihe bintu bitanu umuntu ashobora gukora, cyangwa ni ibihe bintu bitanu byakugaragaza nk'umukire igihe waba ubikoze, cyangwa niba waranabikoze umenye kugaragara nk'umukire isaha n'isaha byaguhereza amahirwe runaka. Ikintu cya mbere rero buriya ni ukwiyitaho. Kwiyitaho gute rero? Kwiyitaho no kugaragara yenda usukuye. Ibyo ngibyo yenda twavuga nko kuba wafata umusatsi neza, kuba wahura n'umuntu ugasanga yashokoje niba afite umusatsi, cyangwa na babandi bajya basuka igisuka akaba yagitunganyije neza, cyangwa niba nyine isuku yose ikeneye nko ku musatsi ugasanga yayikoze, cyangwa ku mutwe wawe niba nta musatsi ufite ariko ugasanga ku mutwe w'umuntu ni ahantu hafite isuku, cyangwa ku bijyanye n'uruhu ugasanga umuntu yakarabye yisize amavuta, umuntu nyine ni umuntu umeze neza, aratambuka ukabona yambaye imyenda ifite isuku, ukabona afite imyenda imubereye. Ikindi kintu cya kabiri rero gishobora kukugaragaza nk'umukire kabone n'ubwo waba utari we, buriya ni ibikoresho byiza cyangwa ibintu ukoresha bya buri munsi. Kuba wambaye yenda nk'isaha, niba ari isaha ufite ikaba ari isaha nyine nziza, ibara imeze neza, niba ari ipantaro ukaba ufite ipantaro nziza iteye ipasi, niba idaterwa n'ipasi ariko ukabona yuko yaba isukuye, wambara umukandara neza watebeje, niba ari n'agakanzu kakaba kari ku murongo, buriya kiriya gihe buriya uri kugaragara nk'umuntu uri seriye isaha n'isaha, buriya ni amahirwe kandi biba ari ibintu byiza cyane, binakugaragaza neza kandi n'ubundi bigusigura simate, hari n'andi mahirwe menshi bikongerera. Ikindi kintu cya gatatu rero cyakugaragaza nk'umukire kabone n'ubwo waba utari we, ni ukugira icyizere mu mivugire ndetse no mu bimenyetso. Kuriya ushobora kubona niba uri umuntu cyangwa niba ubaye uhawe ijambo ryo kuba wavugira imbere y'abantu, kuriya kuntu ibimenyetso ushobora gukora mu gihe uri kuvuga, uburyo uri kurebana n'abo muvuga
muvugana, ijwi ryawe uburyo urimo uvuga, uburyo riri kuzamuka, uburyo riri kumanuka, uburyo uri poze, uburyo uri kujya utuza ugashyira ibitekerezo byawe cyangwa ibintu byose wapanze kuvuga ku murongo. Buriya kiriya gihe uba uri kugaragara nk'umukire kandi ugaragara nk'umuntu wiyubashye kurusha uko wowe ubitekereza. Ikindi kintu cya kane rero, guhoza ibintu byawe ku murongo. Niba ari aho utuye ugasanga harasukuye, niba ari aho urara, niba ari umuntu ugusuye agasanga, niba ari saro yanyu agasanga imeze neza, niba ari telefone yawe ishobora no kuba idatire telefone ihenze yenda, ariko ugasanga yenda telefone ufite niba ari kava ikavarinze, ugasanga nyine buri kintu cyose ufite cyangwa ikintu cyose cyawukoresha nyine gifite isuku, ni ikintu kigaragara neza. Niba ari yenda ufite laptop, ufite nk'imashini se cyangwa ibaga utwaramo ibintu runaka, ako gakapu kawe bagasanga nyine karasukuye, ni agakapu kameze neza nyine kiyubashye. Ikindi kintu cya gatanu, kwirinda kugaragaza ko biri hanze yenda mu gufata imyanzuro. Niba ari ahantu ugeze abantu bari gufata ibyemezo runaka, ugasabwa gufata icyemezo ukaba utari wabitekerezaho neza, uba ugomba kubanza ukabitekerezaho kugira ngo uze gutanga igitekerezo gifite isuku, n'uwakireba yumve yuko ari igitekerezo kizima. Ngira ngo rero murumva yuko izo mpamvu zose uko ari 5 cyangwa ibyo bintu 5 ni ibintu bigomba gutuma ugaragara nk'umukire. Kandi kuba wagaragara nk'umukire, ubu nanjye ndi gushaka uburyo nagaragara nk'umukire kugira ngo n'ubundi isaha n'isaha, kuko biba byakubyarira amahirwe runaka. Reka rero mbabwire ngo mukomeze gukurikira ibiganiro nshishaho, mu kanya ndaje nkomeze n'ibindi biganiro. Ciao ciao.